Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Bakundwa ba Yesu, turashaka kugira ngo Imana ibagire neza. Nitwa Pastor Rudasingwa Godfrey, mfite umudamu yitwa Judith Umulisa, mfite umwana w'umukobwa yitwa Esteri Muhoza. Ngo nanjye ndi muri Kigali i Rwanda, naje mu masengesho, ariko ubu ndumva naguha ikiganiro gifata ku kwizera muri Bibiliya. Icyanditswe kiravuga mu Itangiriro igice cya 12 kuva ku murongo wa mbere. Haravuga kuri Iburayimu, Imana imubwira ngo ave mu bwoko bwabo, mu bwoko b'iwabo. Iburayimu twigaho ni umwana wavutse mu nzu ya Tera. Tera yari umuntu w'umupfumu aterekera imandwa zitwa terafi. Ariko Imana ishaka gutoranya umuntu ntuyibwira aho imutoranya, aho ishaka gukura hose umuntu imukore kugira ngo imukoreshe. Ubwoko bw'Imana mubona bukorera Imana bufite ibintu bwavuyemo. Ubutera ni ubwoko butari bukwiye gukorera Imana. Abasoma Bibiliya murabizi, aba ni abantu b'ubwoko butabazwe nk'abazakorera Imana. Nuko Iburayimu ava mu nzu ya se na nyina, agenda mu gihugu Imana yamubwiye. Kuko yaramubwiye ati, mu gihugu uzajyayo nzaguha umugisha, n'abana bawe nzabaha umugisha. Muri aka mwanya turiga ku kwizera. Iburayimu asohoka inzu ya se na nyina, agenda mu gihugu Imana yamubwiye. Ubu Iburayimu tumutwara nka sogokuru w'abizera, sogokuru wacu twese abemeye Imana. Icya kabiri, iyo umaze kwemera gukorera Imana, ugomba guca bugufi kugira ngo ukoreshe. Ugomba guca bugufi kugira ngo uyumvire. Hari ubwo yakubwira ibintu bikomeye, ariko muri kwa kwizera urakomeza ukizera, kuko kwizera niko kuzana ibintu bidahari kugira ngo bihabe. Bibiliya irakubwira mu Itangiriro igice cya mbere ngo hari isi, ariko isi ifatanye n'ikijima. Imana ikoresha umwuka wera, iravuga ati habe umucyo, habe umwijima. Umwijima awita ijoro, umucyo awita amanywa. Ariko byari ahantu hatari. Rero ijambo ry'Imana iyo rivuze riba ryavuze. Cyese urarikurikirana kugira ngo rizakugirire akamaro. Urarikurikirana kugira ngo rizakuvure. Ijambo ni umuti, ijambo ni umucyo, ijambo ni ubuzima. Ijambo ry'Imana rihora riri rizima. Mu kwizera kw'Imana twizereramwo, wibuke ko se wa Iburayimu yari umukarudaya. Uriya Iburayimu akomoka mu bakarudaya, ariko abakarudaya ntabwo bari bemerewe gukorera Imana. Ariko Imana irazitoranyamo Iburayimu. Iburayimu cya cyizero cyiwe aremera, akorera Imana, agendana n'Imana, yemera Imana. Haleluya, haleluya. Mu gitabo ujya ureba Iburayimu atanga ishimwe imbere ya Melekezedeki, atanga ishimwe. Iburayimu ni wabanje gutanga icya 10. Melekezedeki Bibiliya twereka kuri iyi si yari nk'Imana. Haleluya. Mu Beburaniya igice cya 7 tureba Iburayimu kuko yizeye Imana atanga icya 10. Niyo gituma ureba kwizera kwa Aburahamu kwamugejeje ku rwego na n'ubu tukaba tumwita sogokuru wacu. Imana isaba Iburayimu umwana yitwa Isaka, yategereje mbere y'igihe, ndetse agiye kumutwara ku musozi Moriyomu kumutanga, nta rwo yigeze abwira nyina. Ati umwana aramutwara kugira ngo amuhe nk'igitambo. Hima mwana akabaza sate se papa, ko mbona inkwi, ko mbona umushyo, intama iri hehe?
Iburayimu abwira umwana we ati Imana iraza kwishakira umwana w'intama, ariko mu mutima wa Iburayimu azi ko agiye gutanga umwana we. Isaka yashakiye imyaka n'imyaka umwana w'icyizere. Kambabwire mwa bantu b'Imana, duhagurutse kwizera. Ukwizera kurarema, kwizera kurakora ibitangaza n'ibikomeye, kwizera kurakiza, kwizera guteza umuntu imbere, kwizera umuntu akora ibintu bitagezweho. Haleluya. N'ahangaha nicaye, iyi nzu yubatswe iturutse mu kwizera. Uru rugo rw'umwana w'umukobwa wanjye Judita nicaye mu rwa etaje, ni urugo rwiza cyane, ariko ntugire ngo rwamaze akaza rwishyiraho. Rwaturutse imbere muri we, yarizeye ko azarwubaka, yarizeye ko azarushinga, ararushinga pe. Ni urugo ruteye ubwoba, ni urugo rumeze neza, urushyikamo ukamenya ko, ariko ntabwo rwaje gutyo. Yubatse ari umuntu wizera, ariko mu kwizera Imana imukoresha ibintu bikomeye. Irizeza abantu kugira ngo bave mu Rwanda bajye muri Uganda kuvuga ubutumwa. Uko se ni ukwizera, kumva Imana ukayikorera, kumva Imana ukayubahiriza, kumva Imana ukagendana nayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uriya nshaka gusoza n'iri jambo ryo kwizera, ndashaka ko ngushimira abantu bose muhagare mu kwizera, mwizera Imana. Imana ni nzima, Imana irakora, Imana irafungura ibyafunze, Imana irakemura ibyanze gukemuka, Imana ishobora kuguteza imbere, ishobora gukiza ibirwara byawe byakurwaje, ibyice mu bitugu, ibyice mu mugongo, ibyice mu ruhorihori, ibyice mu gituza. Imana ifite imbaraga zibikiza mu izina rya Yesu. Ariko hagurikije kwizera. Kwizera niko kurema, kwizera niko kuzana ibintu bidashoboka imbere y'abana b'abantu bigashoboka. Kandi biravuga ngo hatari kwizera ntushobora kwereka ko Imana ihari. Haleluya. Umuntu wizeye niwe ushimisha Imana, umuntu wizeye niwe umanura Imana. Nicyo nshaka kubabwira mwa bantu b'Imana mwe, dukomeze twizere Imana, dukomeze tugendane nayo. Uriya mwana w'umukobwa Rusi yagendanye na nyirabukwe, bagenda mu isi ya Beselekemu Yuda, ariko yagendanye na nyirabukwe ayizeye ko nyirabukwe ko hazaba ari iwabo. Ariko Rusi ndakubwira amaze kugera mu Beselekemu Yuda, akubitana n'umugabo yitwa Bowazi, aramushaka abo mugore we. Ubwo rero urareba kwizera umwana w'umukobwa yari afite yagendanye nako kwamushyikije mu nzu ikomokamwo Yesu. Uranyumva neza? Rusi amaze gukubitana n'umugabo we, babyara uriya mugabo yitwa Yese. Yese niwe ubyara Dawidi. Dawidi niwe wabaye umwami wa Isirayeli. Haleluya, haleluya. So turavuga ko kwizera ni ikintu gikomeye cyane cy'ingenzi buri muntu wese agomba gushyira mu mutima we, kwitoza kukiyinjizamwo kugira ngo Imana igire ibintu ikora bikomeye mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana nyiricyubahiro, ndagushima gitari cy'amahanga, Mana mutanga bugingo, uha ubuzima abantu banyumvirije muri aka mwanya, abafite ibibazo bikemuri, abafite Mana nziza icyo banyuramwo cyose kirimbuke kive ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Ndasenga umugisha wa Iburahemu, Isaka na Yakobo, kuko ari we sogokuru wacu, kandi abumva amagambo bafashwe mu izina rya Yesu. Imana ibagire neza, ibagirire ibitangaza n'ibikomeye. Nsigaye ndi umushumba Rudasingwa Godfrey. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu.